Turabasuhuje bantu mwese mukurikirana ibiganiro bya Ngabo Empire. Amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose. Rero nizere yuko mumeze neza cyane, kandi nawe utameze neza wumve yuko Yesu ahari, Imana ibirimo, kejo bizagenda neza cyane, ibintu bikamera neza. Nawe bimeze neza rero ujye wibuka gushima Imana rurema ya byose, kuko niyo ibigena. Nizere yuko rero mwakoze subscribe. Wowe wakoze subscribe turagushimiye, ndetse wowe utari wayikora, ikintu cyo gihe cyo kugira ngo uyikore, noneho ibiganiro byacu bijye bikugeraho buri uko tubishizeho, bikugeraho 5 kuri 5. So rero nizere yuko mumeze neza cyane. Intego rero y'ibiganiro byacu murabizi ni uguhindura ubuzima. Niba ubuzima bwari bumeze nabi bukamera neza, kandi niba bwari bumeze neza bukamera neza cyane, bukamera neza kurushaho. Amahoro y'Imana rero nabomeho nabaganzeho. Ndagira ngo muri aka kanya rero mbagezeho ikiganiro cyiza cyane, ngiye kubamenera ibanga mutari muzi. Niba abantu bakwihishagamo, bakakwishamo, bakakugirira nabi, bagakomeza bakaza bakakwishamo, ugasanga nk'umuntu kugambanira mu byawe byose, ni umuntu utamenya, wayobewe uwari we, ariko burya abantu bakugambanira ni abantu baba bari hafi yawe, ni abantu mugendana, ni abantu ukora ibintu byawe bya buri munsi babizi, ni abantu batakuva iruhande, bamenya amacenga. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo muri aka kanya ngiye kukubwira ibanga wakoresha, noneho buri muntu wese ukuvamo cyangwa se umuntu wese ukwiyoberanyamo akajya arahita yigaragaza ako kanya, utarinze kugira ngo umanze uvunike. Mubo mubana, mubo mugendana, umuntu ukwiyoberanyaho agahita yigaragaza bitarinze kubanza byakuvuna. So rero buriya ushobora kumva ibi bintu ukavuga uti mbese birashoboka. Ariko reka nkubwire, kera bakundaga kuririmba ngo undangire indangamagaju, ngo mukirigita nkoko nuwa nkuba, ngo mukirigita nkoko nuwa nkuba, ngo undangire amagaju. Ndagira ngo rero nkubwire ngo ibi bintu bifite ikintu biba bisobanuye. Rero ngiye kubarangira uwo muti, kandi ujyanye n'ibyo nkubwiye. Birashoboka ko waba utazi icyo bita umumanurankuba, cyangwa se utazi uwo nkuba. Urumva, murabizi yuko ikintu twita inkuba ni ikintu gikubita ahantu hari amashanyarazi iyo atarinzwe, ni ikintu, ni imbaraga zihurira ahantu hose hari inguni, ni imbaraga zihurira ahantu hose hari icyuma. Niyo mpamvu iyo nkuba ihakunda, ihakubita. Nawe rero uyu muti w'umumanurankuba, ndakubwira ikindi uwuvangamo ni ibiti 3 n'icyo uwukoresha. Ubundi weho ukajya ugenda ubona abantu bakwiyoberanyaho, kandi bakaza bagahita bakwibwira, noneho usigarane n'abantu bazima. Abantu b'ibiwani bave mu buzima bwawe. Ndagira ngo rero umenye iryo banga, hate kuzagira umuntu wongera kukwihishamo, ko biriya birababaza. Ako uzi kugira ngo umuntu mube muri inshuti, cyangwa se hari ikindi umumarireho utwawe twose, sibyo? Noneho akwihishemo, agira ubuhe, ibintu bibe birebire, ariko ari we muntu ukugirira nabi. Ibaze, hari umumama bamugiriye nabi. Ibaze guha umuntu ikibanza ngo ature kiri hejuru y'amafaranga miliyoni 5-6, ngo ature ahantu hazima, ukimuhe ndetse ku buntu. Noneho warangiza kukimuha, akaba ari we muntu ukurogera akakwicira umwana. Murumva? Kandi ugasanga uwo muntu ugukoreye ibyo bintu ni wa muntu mubana mu buzima bwa buri munsi, ni wa muntu mugendana, ni wa muntu musangira,
ni wa muntu mbese yakwihishemo mu buryo bwose bushoboka. Urumva bitababaje? Birababaje musore, tekereza kugira ngo umukobwa aba ari kukubara afite uwundi yikundira, akurya utwawe, umva akwime avuga ati njyewe nta kintu twavugana, tuzagira gutya ari uko tubanye turi kumwe mu rugo, ariko akaba ari kukurya utwawe ndetse afite ahandi ajya kwitangira ibyo bintu. Urumva si ikibazo kiremereye? Ngaho noneho tekereza wowe mukobwa, umusore akabaza, byashoboka akakurya utwawe, akakurya amaturo, akagira ubuhe, ariko ari kukwiyoberanyaho ndetse nta gahunda n'imwe agufiteho nzima. Urumva atari ikibazo kiremereye? Ndagira ngo mbabwire yuko twabijemo, ntago bazakomeza kubiyoberanyaho, ntago bazakomeza kubafata uko babonye, ntabwo bazakomeza kubatuburira, ntago bazakomeza kubagira mbese kubafata nk'ibizezenge kandi duhari. Ndagira ngo rero weho ukurikirane uyu muti, umenye ngo uyu muti ukorwa ute, wagufasha iki, sibyo? Ugasanga ufite umukozi wo mu rugo, bitekereze wa mumama we, ugasanga ufite umukozi wo mu rugo, niwe mukozi uza akakwiyoberanyaho niba waguze amata y'abana ntayabahe akayinywera, cyangwa se mo kimwe ugasanga niwe muntu ukuryamira mu buriri n'umugabo wawe, bagakomeza kukwihisha mutabizi. Ariko ndagira ngo nkubwire yuko ngiye kuguha umuti, ibyo bintu byose uhita ubimenya, bihite bijya mu murongo. Abantu bo muri Kigali, abantu bo mu mijyi, mwahuye n'ibibazo, mwarashize, mwaratesetse mu buryo bukabije, mu buryo bubabaje. Ugasanga uri umumama uva mu kazi buri munsi ujya gutunara, buri munsi ujya kugira gute, ujya gushakisha, ariko nyamara umugabo wasize apakije ako gakobwa, apakije uwo mugore wasize, apakije ako gasore, baragiye bigiriye mu byabo, wewe uraho uri gutunara ngo ugiye gushakira urugo. Nyabuna ndagira ngo nkubwire yuko ibyo wakoze byagarukiye aho. Uramenya ubwenge, akumva uyu muti kandi akawukurikiza. Ibi ni ibintu bigiye kumuzanira amahirwe, ibi ni ibintu bigiye kumwereka buri kimwe cyose. Ntabwo icyo bigamije ari ukugira ngo bisenye sosiyete, ahubwo icyo bigamije ni ukugira ngo biyubake. Nawe numara kumubona, numara kumumenya, ntabwo bivuze ngo ugende uhite umutera utwatsi, umujugunye iyo, mbese umufate nabi, ugira oya. Ahubwo weho ugomba kumubwira uti nyabuna wankoreye ibibi byinshi, ariko garukiraho tubane mu mahoro, garukiraho nkwifuzaho ibyiza, garukiraho wikomeza kunkorera ibintu bibi, sibyo? So rero ndagira ngo nkubwire uko wabigenza. Genda ushake icyatsi bita umumanurankuba. Umumanurankuba se murawuzi? Wowe niwumva nkubwiye ikintu, ukumva ikintu nkubwiye ntabwo uri kukimenya, nyabuna jya uramvugisha. Nimero yanjye ntabwo igoye, ni 0788 47 40 51, 0788 Genda ushaka umumanurankuba. Numara kuwushaka ugende ushake icyo twita umushishiro. Umushishiro murawuzi? Nurangiza kuwubona ugende ushake icyo twita umuhanga. Ibyo byatsi uko ari bitatu. Icyo uzajya urabikoresha ni iki ngiki rero. Uzajya ako gafu urakameshesha amasogisi niba wambara inkweto, urakameshesha tapi zo mu nkweto yawe, cyangwa se urakogesha ibirenge. Ni akantu gakeya wogesha ako gafu. Noneho byibuze ukajya uragerageza kubikoresha nka rimwe mu cyumweru. Buri rimwe mu cyumweru nko kuwa mbere ujya urabikora.
n'inkweto zawe zose wafurishije n'uduki twawe twose ikintu wogeje kijyanye n'ibirenge ujye urakoresha ako gafu. Noneho ushobora kwibaza uti se kubera iki ibirenge? Buriya impamvu tuvuga ibirenge ni uko abantu benshi iyo bagiye kukugirira nabi, kukuroga, kugira ubuhe, bahera ku butaka wakandagiyeho, wakandagijeho bya birenge. Icyo gihe ntabwo uwo muntu azaba akibasha gufata rya taka ryawe. Ikindi cya kabiri, iyo ukandagira uri kugenda, uba ugenda ugiye gushakisha, abantu bagutegera mu gushakisha, ntabwo azakwitambika mu mishakishirize yawe ngo bikunde. Ikindi cya gatatu, umuntu ahagarara ku birenge, igihimba cyo hejuru, umutwe, iki byose ubikoresha kubera ko uhagaze ku birenge, sibyo? Ntabwo azaza gufata umwenda wambaye cyangwa gufata umusatsi agufata iki kwa kuhagarariye ku birenge. Oya, waravuwe. Ariko ufashe umusatsi ariho umuti twakubwiye kuwushira, akaba ari ukoresha, we akaza kugufata ku birenge, akaza gufata uwo mucuca, akaza gufata inkweto za, akaza gufata ibyo bintu, yakurangiza. Niyo mpamvu ngize ngo mbabwire akamaro ko gukoresha uwo muti ku bijyanye n'ibirenge no ku maguru. Iryo banga muraryumvise? Ntihakagire umuntu wongera kukwihishamo, wongera kukugirira nabi akwiyoberanyijemo. Ndagira ngo iryo banga namwe murimenye, ndaribaturiye murimenye, mugende murimenye. Nyabuna ibi ngibi biragukorera umuti, nta muntu n'umwe uzongera kukugirira nabi uko yishakiye. Ibintu byose ntabwo byagenda 100% uko ubishaka. Wenda ngo tuvuga ngo niba ugiye mu kiraka ugomba guhita ukibona kubera yuko wajyanye uwo muti. Oya, ni ukuvuga ngo nta muntu uzakugambanira ngo akikwime kubera yuko akugambaniye, urumva? Ahubwo azakikwima kubera yuko utagikwiriye. Tuvuga n'urugero, niba bagiye gutanga akazi bagatanga ibizamini, bamara gutanga ibizamini uyu muti warawukoresheje, nta muntu wakugambanira wari ugakwiye ngo maze agira ate akakwime agahereze abandi. Icyo mucyumve neza, ntabwo yakakwima ngo agahereze abandi kandi wagatsindiye. Ariko n'ubundi uyu muti uwufite ukawukoresha ukajyayo, ntabwo bivuze ngo barakaguha kandi wagiye gukora ikizamini ukagira 0 ugatsindwa, sibyo? Uzabona ibyo ukwiriye, ariko nta muntu uzakwitambikira mu nzira. Icyo se turi kucyumvikanaho. Kora uyu muti neza, ugenda ubaze abantu muturanye, ubaze abasaza, ubaze abakecuru, abantu bakuze, se ubabaze uti umumanura nkuba ni uwuhe? Numara kuwubona ugenda ureba umuzi wawo, urebe umuzi wawo, uzagende uwusekure, uwuvanzemo umushishiro n'umuhanga, ubisekure binoge, maze ubundi bigende neza. Uyu mumanura nkuba rero ni mwiza cyane, ukora akazi kenshi. Niyo uri gutara ibitoki bigatema, nyabuna ukaba ufite uriya muzi w'umumanura nkuba, uragenda ukawushiramo munsi, warangiza ugasasa amakoma yawe, ugashiramo ibitoki byawe, ugapfundikira, noneho ugatara, ugahungiza, ukagira ubuhe, ukazakama, ibintu bikagenda neza cyane, ntihagire ikibazo cyo gutema kizamo. Ikindi, niba wari ufite ikibazo mu matungo yawe bagenda bayagirira nabi, ndagira ngo nkubwire yuko ibyo byose byashira. Ukoresha umumanura nkuba, uragenda ukawushira mu kantu, niba ari agashashi katabora, warangiza ukagenda ugacukura mu kiraro hagati harimo inka, noneho ukagenda ukawutaba, warangiza ugashiramo inka yawe, ugasasira, ukagira ubuhe. Iyo nka ntabwo
bongera kuza ngo bayiroge, ntabwo ubura amata, ntabwo ubura urubyaro rwayo, urumva ntabwo inanirwa kwima, ntabwo igira ite, urumva yuko umumanura nk'ubura akazi. Uretse ko n'ubundi kuri ayo matungo ikindi wakoresha, ushobora gutabamo agahaza k'umutanga. Agahaza k'umutanga nako kabikora ibintu bikagenda neza cyane. So rero tuba tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye kandi bifite akamaro. Niba utari wakora subscribe, jya uramenya ngo uri guhomba. Nyabuna gerageza ukore subscribe kugira ngo ibintu bigende neza, ibiganiro bijye birakugeraho 5 kuri 5 buri uko tubishizeho. Niba warakoze subscribe rero, gerageza ukore share, like na comment, kubera yuko hari igihe nawe ikiganiro cyakugezeho arundi ugisharinze. Nyabuna mujye murubahiriza ibyo tubabwiye, nta kintu biba bitwaye, nta mafaranga bitwara, nta kindi bigusaba. Rero amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose.